Yes, reka nongere kubaha ikaze rero mwe mwese mukomeze gukurikirana yawe TV. Ngiye ni Rwanda nk'ibisanzwe, kora subscribe, kora like, kora share, kora comment kugira ngo ukomeze gukurikirana ibiganiro byacu. Rero uyu munsi mbafitiye umutumirwa, ni umukobwa mwiza afite impano idasanzwe, ni impano yo kuririmba. Iyo ni yawe TV. Murabizi ko yawe TV impande zose tugerayo, haba iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru, dushaka impano zose z'abanyarwanda kugira ngo tuziteze imbere. Iyi ni yawe TV, ngiye ni Rwanda. Natangira mwakira. Umutima wawe umuhe wose ukungana, umenye kwa gukunda, umurinde kubabara, kunda gukunda yo murakoze. Yes, rero mwabyumviye, tubafite umutumirwa udasanzwe, yatwibwiye igihanzi, none natubwira amazina. Murakoze, nitwa Phiona Cyuzuzo. Phiona Cyuzuzo ni muntu ki? Ni umukobwa usenga Impano, kanaririmba mu buzima busanzwe, nta kindi. Yes, ni umukobwa usenga Impano. Usanzwe twebwe dusenga iki Phiona? Hari abayisenga ariko batabikora nkaho nyine gusenga ku cyumweru bisanzwe n'ibindi bisanzwe, ariko njyewe ni ibidasanzwe ko ndayikunda cyane. Wowe usenga ibidasanzwe, usenga mu ndimi, usenga mu zindi? Nsenga mu Kinyarwanda ariko mbikora cyane kurusha ibindi bikorwa byose nkora mu buzima. Yes, witwa Phiona. Phiona utuye he? Mu rugo ni hehe? I Remera Kabeza, mu rugo ni Kabeza ku Mucyo. Yes, Phiona, numvise ufite impano yo kuririmba, uzi kuririmba cyane cyane. Phiona, tubwire impano yawe yo kuririmba, aho wamenye ryari ko ufite impano yo kuririmba? Niga 3e secondaire, nibwo ubundi naririmbaga bisanzwe ariko simbyiteho cyane ko mba numvaga ari ibintu bisanzwe. 3e secondaire nibwo nihaye imbaraga na bagenzi banjye, nibwo nabitangiye ndabikora, ariko nkaririmba indirimbo za gospel zisanzwe zo mu rusengero muri eglise. Yes, ko tuzi ko abandi bana se cyangwa umuntu wari wese hano mu Rwanda bafite impano, akenshi na kenshi usanga avuga ati ngiye rero mfite aho mbikomora ku risogokuru byara papa, mbikomora kuri nyogokuru byara mama, cyangwa se hari n'ahandi hantu mbikomora. Wowe kuririmba kwawe ubikomora he? Biva he? Ngiye kuririmba kwanjye mbikomora kwe ababyeyi banjye bose bararirimbaga. Rero sinamenya ngo nabivanye kwa mama, nabivanye kwa papa, ko bose n'abaririmbye, ariko abantu biganje cyane nabo kwa mama. Watubwiramo mu baririmbyi barimo mu muryango wanyu? Ntabwo napfa kubavuga amazina kuko nabo muri famille sindahura nabo, sindamakinga sure neza ko nagira, ariko barimo basaza banjye bararirimba, na mukuru wanjye yararirimbaga. Waturirimbira indirimbo ya mukuru wawe tukumva n'abakurikiranye yawe TV koko bamenye ngo aba bantu mu muryango wabo bazi kuririmba? Kereka ndirimbye ya musaza wanjye. Nta kibazo. Nubwo kenshi ducumura tukubabaza bikabije, wowe utinda kurakara, ntabwo uhita utwitura ngo duhane uduce. Ni wowe mubyeyi w'ukuri, utananirwa bengwa ajugunye, udukuruza ineza yawe ukatwiyegerezanya, urukundo rwiteka, urukundo wawe unkunda Jehova Shalom, ntacyo narugereranya. Murakoze.
Yes, uwo ni musaza wawe yitwa nde ko bakomeje gukurikirana yawe TV? Hari benshi bo mu ntara cyangwa bo muri Amerika batazi n'izina rye ninde? Janvier Kayitana. Janvier ni blower. Ni umufamiliye. Yes, hari indirimbo zindi ushobora kuburirimba atari indirimbo zo mu rusengero? Kinyarwanda zisanzwe. Kinyarwanda Cecile Kayiribwa, Kamariza. None mu mpano yawe kuririmba hari umusaruro runaka se cyangwa hari icyo wari watangiza kubibyazamo se cyangwa se ngo uvuge ngo ngiye muri studio noneho impano yanjye nyishyire ku mugaragaro? Ntabwo ndajya muri studio ngo nkore indirimbo yanjye cyangwa se ngo ngire icyo nkora ku giti cyanjye nk'umuhanzi ngo ngiye gusohora indirimbo, ariko kuba bifite icyo bimarira umusaruro ndawubona ko nsohora abageni nk'uko nabivuze, ndaririmba Kinyarwanda mu bitaramo runaka. Yego. None umbwiye ko Janvier muvukana, wenda dusubiye inyuma gatoya, iwanyu uri umwana wa kangahe? Ntabwo tuvukana Janvier, ni umufamiliye. Ni umufamiliye gute? Mama baravukana, mama niwe bavukana. Yego. Ubwo twabyita ni tonto ni musaza wanjye still. Yes, rero abakomeje gukurikirana yawe TV, yakora subscribe, ukore like, ukore share ndetse utere na comment ku biganiro tuba tubafitiye. Waba uzi umuntu wese ufite impano cyangwa se ari wowe ku giti cyawe ukomeje kudukurikirana, ntuzigere impano yawe yipfukirana, ahubwo yawe TV turahari kugira ngo tugufashe tuzamura impano yawe, ndetse ukeneye no kwamamaza ibikorwa byawe, reba kuri iyo nimero iri kuri screen yawe. Udusure ku mbuga zacu, hari Facebook page ni yawe TV, Instagram nayo ni yawe TV. Aho hose turagusaba gukora share, ukore na comment kugira ngo tumenye koko nimba ibiganiro tubagezaho bibanyura. Turacyari kumwe rero n'umutumirwa wacu. Mu rusengero uraririmba, uba muri korali, uririmba ku giti cyawe? Mba muri korali, muri deri. Uri muri deri? Muri deri ni iki? Uri kapiteni? Bisa nabyo. Ndaridinga. Uraridinga. Yes, noneho mu rusengero uri umuririmbyi, reka twiganire noneho mu buzima bwawe busanzwe bwo mu rusengero. Iyo uri mu rusengero wowe uba uri muntu ki? Bandi njyewe no mu buzima bwo hanze. Gote ubuzima bwo mu rusengero n'ubuzima bwo hanze ntago butandukana, usibye ko mu rusengero ntago uhura n'ibyo uhura nabyo uri hanze, ariko mu rusengero ubundi umuntu aba agomba kubaho ubuzima nk'uko aba mu rusengero, guca bugufi, guhora usenga, uri maso cyane, ufite icyo ushaka kubwira Imana, nibwo buzima tuba tugomba no kubamo hanze. Yego. Ese ubu ngubu twicaye aha ngo mu rusengero ubwira Imana ikakumva, ubu twicaye aha ngaha ntago wayibwira ngo Imana ikumva? Yakumva. Kubera iki mu rusengero ariho bavuga ko Imana cyangwa ngo ubuzima bwo mu rusengero buba butandukanye n'ubwo hanze? Ma definition y'ubuzima bwo mu rusengero noneho mena definition y'ubuzima bwo hanze. Ibyo mbona mu rusengero n'ibyo mbona hanze bitandukanye hehe? Murakoze. Ubundi Bibiliya itubwira guterana kwera. Rero guterana kwera ndumva ko tuba tugomba kubikora, abantu bose baba bagomba kubikora. Guterana kwera ni igihe wowe ubwawe ufata umwanya ukavuga ati ngiye gushaka Imana, ngiye kureba Imana, ngiye gushaka Imana, ngiye gusabana n'Imana, ngiye guhimbaza Imana, ngiye gukora cya kindi Imana iba yarampamagariye. Ko Bibiliya tubwira ngo ibindi byose Imana yarabyishoboreye usibye kwiramya no kwihimbaza. Nicyo cyatumye rero iri mu bantu. Rero iyo tugeze mu rusengero, iyo dufashe umwanya wacu tukaza mu rusengero, ni wa muhango tuba tugiye gukora. Ariko uri muri Bibiliya ibitubwira ko tugomba guterana kwera, tukagenda tugasimbaza Imana. Mbega ikintu gifasha kuba mu rusengero, iyo uri mu rusengero uba uri concentre, ibintu byose uba wabyibagiwe, ibintu byose nta kintu kiba kibuje ubwenge bwawe usibye kuba uri focus mu rusengero n'Imana yawe, wumva ufite inyota yo kubwira ibintu Imana, wumva ndibaza ariko ubuzima bwo hanze usanga ushobora kugira akanya ko kuganira n'Imana, ariko nanone hari iby'ubuzima bugutegeka ugomba no gukora. Rero ariko iyo uri mu rusengero nta ushobora kujya mu rusengero tuvuge 2:00 za mu gitondo ugataha 6:00 juste upfukamye urira usenga ubwira Imana ibyo ushaka kubwira Imana. Ariko uri hanze ndibaza ko ayo masaha atagukundira, ukeneye gukora utuntu tumwe na tumwe.
niyo mpamvu tujya mu rusengero tubona umwanya mwiza kandi uhagije. Ese hari ikintu abantu tujya mu rusengero bakunze kudushinja bakavuga ngo abapagani bo mu rusengero, iyo bavuze umupagani wo mu rusengero wumva iki? Nje ko mbyumva nta n'umupagani wo mu rusengero, kubera ko umuntu yera nta nubwo yajya mu rusengero. Ko nibaza ababi Imana yaje gushaka ababi, rero turi babi, impamvu turi babi tujya mu rusengero gushaka kugira ngo Imana itweze duhindure bazima. Rero wera nta mpamvu yo kujya mu rusengero. Ubu uri umupagani? Ndi umupagani kuko nta kintu ntago najya gushaka Imana kandi nera. Kubera icyo uri umupagani kandi warakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe? Nakiriye Yesu nk'umukiza wanjye, ariko ndacyari mu isi, hari ibyo nkinyuramo. Rero rimwe na rimwe ndafeilinga by'umunsi ngatsinda. Rero ntago ndi umwere, kuko ijambo ry'Imana ravuga ngo ni ukuvuga ngo niba uyita umwere uzaba wise Imana inyabinyoma, ko nta mukiranutsi uraboneka mu isi. Yes, noneho sobanura iki kintu. Uravuze ngo uri umupagani ubwo tuvuge ko nawe uri umupagani wo mu rusengero. Nta kibazo. Umupagani wo mu rusengero? Nta kibazo. Kubera iki muri we wiyumva ko uri umupagani wo mu rusengero? Uri slay queen, ko bavuga ko slay queen nizo akenshi iyo baje mu rusengero babita abapagani bo mu rusengero. Uri slay queen, uri umuririmbyi, uri iki? Usibye ko ntazi icyo slay queen bisobanura kugeza ubu, ariko ubundi navuze nta mupagani wo mu rusengero. Ngiye kuko ndi mubi jya gushaka Imana ngo ingire mwiza. Uhora ushaka Imana buri munsi ngo ikugire mushya? Yego. Kuzageza ryari? Kuzageza igihe numvishe ngize imbaraga zo gutsinda ikintu cyose kinsinda kugeza uyu mwanya. Ubaka kanya uri umukristo kandi wambwiye ko uri umupagani wo mu rusengero. Yesu Kristo agarutse wasigara cyangwa wajya mu ijuru kandi uri umupagani wo mu rusengero? Ubundi ntabwo tuzi ko Imana izaca urubanza. Niyo mpamvu rero tugomba guhora dushaka Imana. Tugomba guhora, ntabwo ndi umupagani wo mu rusengero nk'uko bivuze, ushobora kuba ugise izina ribi, ariko nanone si ndi umukiranutsi ukwiriye ku buryo navuga ngo kano kanya Imana ije yanjyana. Yes, noneho ngaho nsobanurira mu makorari, wambwiye kuba mu makorari. Ariko bavuga ngo amakorari akenshi abamo utuntu tw'udutikuti ugasanga nimba harajemo umujama tuvuge nje kuririmba harimo umusisi ndamuterese ugasanga urabimenye bikaba ikibazo. Ibyo bintu kubera iki bakunda kwibashinja? Rero ubundi nta tukwiyeho ko turi n'abakristo, turi n'abantu, kandi nta rindi deni dufite ku isi sibye urukundo. Ijambo ry'Imana ngo nta rindi deni nabasigiye usibye urukundo rwo gukundana. Rero gukundana nta mupaka uhari ubigenga. Niba ukunze umuntu tibazo kubimubwira nta kibazo, nta nicyo byica muri korari. Nta n'amatsiko kuvuga ngo umuntu arakundana abayo. Oya, ahubwo upfa kuba icyo wakora kitagusha mugenzi wawe mu nzu y'Imana. Buriya birafasha wimenye, ukamenya karagiteri zawe, ukamenya ngo Phiona ndi muntu umeze gutya ku buryo bitabangamira abagenzi banjye. Nabyo birafasha. Ariko ubundi amatsiko yo kuvuga ngo urakundana ibintu bisanzwe kandi ni ibintu biba ku kiremwa muntu cyose. Ese nko ku bantu baza mu rusengero, reka twibanze ku rusengero cyane, turi kubwiriza. Iyi ni yawe TV, kora subscribe, ukore like, ukore share, ukore comment kugira ngo ukomeze gukurikirana ibiganiro byacu. Ibiganiro byacu byose birahari ku mapaji ya Facebook, Twitter, byose na Instagram birahari. Wowe icyo ngusaba no gukora subscribe, like, share, comment kugira ngo ukomeze gukurikirana ibi biganiro byose tuba twaguteguriye. Rero turacyari kumwe n'umutumirwa wacu, dufite ibintu byinshi byo kuganiraho, ni byinshi, ariko mfite iki kibazo. Reka tujye ku myambarire yo mu nsengero. Wowe Phiona urabyutse mu gitondo ukubisemo akajipo kawe keza, kuri wowe karakunyuze, kari hejuru y'amavi. Ugeze mu rusengero abantu barakurebye cyangwa se na korari uririmbamo baragutenze. Kubera iki? Hasenga imyambarire, hasenga umutima w'umuntu. Nkawe ubirambyemo cyangwa se nkawe uri muri korari ndetse uri no mu rusengero mu ndani, bimeze biti?
ikintu navuga kuri ibyo bintu vraiment kuko twese turabizi neza ko turi abantu sibyo nimba ugiye mu rusengero ni byiza kwikwiza ariko nanone si itegeko ni byiza kwikwiza ariko si itegeko kandi ntibikura ko wihaye agaciro biterwa n'imitekerereze yawe nuko wakuze naho wakuriye ariko mu by'ukuri ngenda umukobwa nambaye ubusa mbere y'umuhungu cyari umuhungu cyangwa cyari umusore ni umuntu ntuzi uko atekereza ntuzi uko ameze icyo gihe ndibaza buriya uramugwisha pe ariko nanone si byiza ko wowe ibyo byaha by'ubusambanyi byava kuri wowe nk'umukobwa nk'umumama ntabwo ari byiza ko byava kuri wowe ntabwo nacira umuntu urubanza buri wese navuze ngo afite uko atekereza gusa kwambara wikwije umunsi umwe wo ku cyumweru ntacyo byadutwara urebye rero ikintu nabivugaho si byiza kuri njyewe nanone ntacyo bitwaye kubikora gusa icyo nzi ko nuko Imana ireba umutima w'umuntu yego none se Phiona uravuze ngo bambare imyenda miremire ku cyumweru indi minsi bambara imyenda migufi oya at least byarakunaniye kwikwiza atari zo style za mu buzima busanzwe umunsi umwe wonyine bigukunze wajya ubikora ariko nanone guhinduka ukambara neza nk'umukobwa ukiyubaha nabyo ni byiza yego ako se Phiona wambwiye kuririmba muri korali ubundi ku giti cyawe wowe ufite umukunzi wo mu rusengero oya nawe ufite umukunzi wo hanze nawe ngira ufite iki wowe nka Phiona bose urabafite ufite wo mu rusengero no hanze y'urusengero ntacyo mbivuzeho kubera ko okay for real ntawe uhari hose none se Phiona reka noneho twigarukire hanze mu buzima noneho bwa buri munsi reka tuve muri church tujye mu buzima bwo hanze bavuga ko abakobwa akenshi ubu ngubu noneho basigaye bavuga ngo imitima y'abakobwa yabaye nka za yutongo kuko nipakira abantu benshi ikabuzuza ikabapakira ariko ibyo bishatse kuvuga ko abakobwa mutendeka cyane abajama muri no miss kandi bavuga ko ikigereranyo ku isi bavuga ko abakobwa ari bo benshi noneho ugasanga uteresa umukobwa aravuze ati nje mfite uwanjye undi ati nawe ndamufite cyangwa nawe mfite nkuko uvuze ko nawe ufite ugasanga kandi umufite biterwa n'iki kubera cy'abakobwa iyo ngeso yo gutendeka ibabarizwaho aho ngiye sinzi ukuntu ntekereza gusa uko mbitekereza nibaza umuhungu we wabaza umukobwa so niba uzi umukobwa wawe wagutendeka gukunda bibaho ariko nanone no gufata umwanzuro bibaho rero ushobora gufata umwanzuro ukigendera muri uwo mubare mwinshi kandi ndabizi neza ko pourcentage nyinshi ku isi ari abakobwa si ngombwa ngo umuntu aguteshe umutwe cyangwa se muteshanye umutwe ndibaza wa giving up kamureka gusa nyine abakobwa ikintu cya mbere dukunze guhura nacyo abahungu ntibumva ushobora kumubwira uti mfite umukunzi oya nta kibazo ngira uwa kabiri urabyisabiye kandi nibimara kukujyamo neza uzaregreta gusa gutendeka si byiza pe kandi nanone abahungu nanone bafite ukuntu batereta umukobwa ukabona uri gutereta umukobwa kurenzeho ntawe umuhuriye urabizi neza niyo ushobora kuba uri cute ariko nanone uba uri cute ntibikuraho ko ari needs na wants umukobwa azakenera ugasanga ntushobora guprovidinga cyangwa se kumuha ibyo yifuza rero bigatuma guca inyuma akajya gutendeka abandi akavuga uti n'uyu nguyu ndamwibikira ariko mu by'ukuri wagiye kumutereta urabizi nta kintu ufite cyangwa se nta buryo baravuga ngo urukundo si amafaranga ariko ubuzima tubayemo hari ibyo budutegeka urumva rero iyo bukidutegetse iyo ubaye muri situation runaka bukakigutegeka ku mukobwa utazi kwikorera ngo ashaka ayo mafaranga yicira inzira niko navuga twe tujya tuvuga ngo kwicira inzira ubundi umukobwa utazi kwihangana umukobwa utazi gukora amaboko mu mufuka ngo akore akenshi yicira inzira aba yumva ko abahungu aribo bamuha amafaranga abasore aribo bagira
yego. Yes, bajama mukomeje gukurikirana yawe TV, icyo mbasaba nuko mwakora ikofi kugira ngo abakonzi banyu badakomeza kubatendeka. Iyi ni yawe TV, ngende Emi Rwanda, kora subscribe, ukore like, ukore share, ukore comment kugira ngo ukomeze gukurikirana ibiganiro byacu. Abajama mbagira inama, dukore twere kutuma baby badutendeka. Reka Phio, reka nkubaza ikibazo. Ukeneye umuhungu umeze we numvishije wibanda ku ikofi. Umuhungu kuri wowe urumva ukeneye tape ziwe needs kuri wowe wumva ukeneye no kumujama ugomba gukundana nawe nizihe? Cyese nkeneye umuhungu. Ukeneye igipapa? Oya, nkeneye umugabo. Burya umuhungu cyangwa se umusore watangiye kwiyumvamo ubugabo nta nubwo abagitendekwa. None wowe ukeneye noneho umugabo umeze ute kugira ngo utazamuca inyuma? Je nago niyo yaba ameze gute nago namuca inyuma pe. Rero ntago navuga ngo nyine umuntu umeze gute. Je ndasenga n'ibanga ryanjye, ndasenga kugira ngo azaze yujuje ibyangombwa, sinabivuga n'ibanga ryanjye n'Imana. So hari n'undi usenga sibyo, nawe ari gusenga umukobwa, asaba umukobwa umeze nka Phiona, ariko nawe akavuga ati Mana uyu mukobwa azaze. Nimba ari umujama ukunda ikibuno azaze Phiona afite ikibuno yarabyibushye. Nimba Phiona nkunda umukobwa muremure azaze afite ari muremure. Phio, wowe kugira ngo n'umujama uri hanze ukomeje gukurikirana yawe TV sibyo, avuga ati uyu mukobwa namukunze ariko ngomba kuba nujije ibingibi, nindi? Shamana umva. Je ikintu cya mbere nzi nuko umugabo wese ko yaba ameze kose iyumvamo ko ari umugabo. Pfa kuba yarakoze kofi. Ntabyo mvuze. Yumva ko ari umugabo kuko ashobora kuba yarakoze kofi yashira ntamenye gukora. Ashobora no kuba azi gukora ariko ataramenya ko ari umugabo. Rero umuntu wese yumva ko ari umugabo nta kibazo. Ese Phio, hagati y'umugabo n'amafaranga, bateretse umugabo hariya, bateretse n'amafaranga hariya, wahitamo iki? Ushaka icyo udafite. Ufata icyo udafite. Rero byaterwa. Mfite amafaranga nahitamo umugabo, mfite umugabo nahitamo amafaranga. Byose batabifite noneho bakashyira hariya bakavuga ati hitamo hagati y'amafaranga n'umugabo, wahitamo iki? Nahitamo umugabo. Sure. Yandi sure. Yes, uyu tukiri kumwe ni Phiona. Noneho Phio, tugana ku musozo, reka ngiye nkwibarize ubundi Phiona, muri weekend urasohoka n'abakristo turasohoka, nanjye ndasohoka, abakomeje gukurikirana yawe TV, nimba ukeneye kuntumira ntumira, muri weekend ndasohoka, mikro na kamera biba biri hasi, umamagare dusohoke. Na Phiona rero ndimo ndamubaza Phio, muri weekend yawe kuri wowe ibiteye gute nyuma ya practice zo mu rusengero? Weekend yawe ibiteye gute? Nyuma ya practice zo mu rusengero nsikora mu gitondo, nirwa mu rugo nk'ibisanzwe, bakaza kunsura, abiterwa cyangwa nkagenda gusura. Birenze ibyo ndaryama. Uraryama? Phio, iyo bavuze Ghetto wumva iki? Ghetto? Ntabwo mbyumva neza. Ghetto ntabwo mbyumva. Ghetto ukuntu mbizi ni sinzi nimba ari uburyo abantu babyita, gusa numva ko ari inzu, ushobora kuba ari chambre na salle cyangwa deux chambres na salon, zapfa kuba ari gatoya, ibamo umuhungu yenda na bagenzi be cyangwa umukobwa abagenzi be. Yego. Cyangwa se fille cyangwa se umukobwa na mama we, umuhungu na mama. Yego. Nese kuki muri no uhamagara umukobwa ati waje ukansura, cyangwa se nkaguhamagara waje ukansura ukabanza ukambaza ikibazo cya mbere, se no rugero ati utuye he, nakubwira ko mba muri Ghetto ukabyanga kubera iki? Ndibaza ko abatari uko yanze kuba muri Ghetto, ahubwo nuko muri Ghetto amaze kuzana izina ribi. Yego.
kandi ubona atari byiza kujya gusura umusore wibana. Okay, ntacyo bitwaye bitewe n'uburyo muba mubanye unamuzi n'imyitwarire ye, ntacyo biba bitwaye. Ariko nanone biba bibi bitewe n'uko umuzi nanone. Gusa nyine icyo navuga dusurane ni karibu wacu Ghetto zacu z'abajama n'abasista. Okay, gusura ni bibi ku ruhande rwanjye. Ni bibi gusura umuhungu wibana ni bibi. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo icyambere ni urukundo, umugaragazanye urukundo. Niwe eri imbuto ariko nta rukundo ufite ntarwo uzaba ufite. Ariko nuba ufite urukundo uzasura umujama muri ghetto. Ndabeshye? Aya kambwira ntago beshye pe. Buriya nakubwiye ngo inkundo ziratandukanye. Hari ugukunda bikenewe, hari no gukunda bidakenewe. So gukunda bidakenewe, ndibaza ngenje kugusura muri ghetto nk'umukobwa, niba dukundana ndabyemerewe, niba tudakundana simbyemerewe vraiment. Kuki ni ukuvuga ngo niba inshuti yanjye uzi ko wibana cyangwa se utari n'inshuti yanjye ukamamagara renda tuvuge ibyo bintu biradutse kuba ari ubwa mbere umuntu muhuye ugasanga akeneye ko umusuri iwe noneho. Je for me mba numva ari agasuzuguro, ariko sinzi ko abandi babitekereza. Kuri njye mba numva ari agasuzuguro, ariko ubundi mu buzima ushatse ko musura wibana kuko wibana ufite n'uburenganzira bwose waje kunsura cyangwa se tugahura ahandi. Ariko apana. Kandi ikindi cya kabiri byica izina ry'abakobwa. Kubona umukobwa winjiye mu nzu y'umusore wibana niyo yaba nta kintu agiye gukora, ariko abantu bakuru bakubona cyangwa se abaturanyi bakubona bahita bagukekera ibindi, bakavuga ati uriya mukobwa agiye gusura umuhungu, buriya Sara agiye kumusura ni igiki. So aho kugira ngo bigende gutyo mwahura mukaganira cyangwa se akagusura abantu baba babiwabo. Yes, noneho Phiona, wambwiye ko uri umuhanzi n'abakomeje gukurikirana yawe TV ndabizi baba bakeneye abakobwa nkamwe ndetse n'abana b'abanyarwanda bitinyuka muri rusange. Uri umuhanzi, hari indirimbo zawe wanditse, tugiye kwinjira mu mwaka wa 2020. Intego winjiranyemo ni izihe? Vision yawe mu muziki ndetse no ku mwana uturuka mu muryango w'abamizisiye? Murakoze. Intego yanjye no kuririmba Kinyarwanda azivanga na gospel. Noneho vision 2020 ningira amahirwe nzatangira birofisho cire hanze ihangano byanjye. Ego. Hari indirimbo wanditse? Ego. Dusogongezeho gake. Gospel Kinyarwanda. Ikinyarwanda. Ni indirimbo umutoni wanjye umubyeyi uri imanzi navuga iki mubyeyi wanjye mbese nahera hehe. Murakoze. Noneho muri gospel mana yanjye nukuri ungenderere hari by'umutima wanjye utakibasha kwihanganira. Murakoze. Yes, rero uyu ni Phiona turi kumwe. Noneho Phiona, tugana ku musozo, gira icyo ubwira abakunzi ba yawe TV ndetse n'umuryango nyarwanda muri rusange dusoze. Ikintu nabwira abakunzi ba yawe TV, kore subscribe aho hasi,
kandi ibitekerezo na comment zanyu biba bikenewe kugira ngo dukomeze umurimo dukora kandi tujye dukomeza no guteza imbere umuziki nyarwanda ndetse n'ibindi muri rusange. Murakoze. Yes, rero reka ngomeze kubashimira mwe mwese mwari mukomeje gukurikirana yawe TV. Umutumire wacu twari dufite Phiona, mwumvise yatubwiye ibintu byinshi, yatubwiye abapagane bo mu nsengero, atubwira byinshi. Rero iyi yari yawe TV ngene ari mu Rwanda, ariko ukeneye kwamamaza ibikorwa byawe wagana kuri yawe TV cyangwa se ugamagara kuri izi nimero zikurikira 078 3 22 22 7 cyangwa se udusure ku mbuga zacu nkoranyambaga ariyo Facebook page ni yawe TV, ukande share hariya ndetse ujye unanatira comment kuri post zacu tuba twabashyireho, kandi munadusure kuri Instagram yacu ni yawe TV, naho icyo tubasaba no following yawe TV, mukurikirane ibiganiro byacu tuba twabageneye buri munsi. Rero uyu munsi nsoza mbabwira ngo yawe TV ndetse na staff yose tubifurije umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2020 uzababere umwaka w'ishya n'ihirwe. Nge na Remy Rwanda, bra turabakunda.